Yesu ashimwe bavandimwe nshuti ba Umutsi TV, banyamuryango beza ndabasuhuje cyane. Uyu ni umwanya mwiza wo kuganira ijambo ry'Imana, ijambo cyangwa se tukungurana ibitekerezo ku ijambo. Ijambo rihora ryigwa iminsi yose, tugomba guhora turyiga kuko niryo buzima. So rero ntabwo ndi butinde, iyi video nta nubwo ibe ndende. Ikintu ngiye kuvugaho, ngiye kukubwira ku cyanditswe bashobora kuba barakubeshyeho bigatuma ukora amakosa utazi cyangwa se utaruzi. Nukurikirana neza urasanga ari ukuri. So rero ngiye kukuganiriza ku cyanditswe kiri muri Yakobo igice cya 5 umurongo wa 16. Aravuga ngo mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Bishatse kuvuga iki? Abantu benshi bazi ko iki cyanditswe Imana ariyo yavuze ngo tujye tuyaturira ibyaha, kuko abenshi iyo bakoreye bavandimwe babo ibyaha, inshuti zabo ibyaha, bakoreye ibyaha abantu muri rusange, mu by'ukuri ikintu cya mbere kibaza mu mutima ni ukuvuga ngo dusabe Imana imbabazi. Ibaza ariko ukuntu ukorera icyaha runaka umuntu nkawe, warangiza ukumva ko uri busaba Imana imbabazi, nyamara uwo muntu utigeze umusaba imbabazi. Hanyuma rero hari ukuba barumvishe nabi kino cyanditswe. Ni benshi, imbaga nini nyamwinshi bumvishe nabi kino cyanditswe. Mwaturirane. Se kuki bavuga mwaturirane? Ni igikorwa ngirana. Gikorere, ni igikorwa ugirira undi muntu. Ntabwo havuga ngo muyaturire. Mwaturirane ni ukuvuga ngo ni abantu babana. Tuvuge wenda ni umuvandimwe wawe, ni umugore wawe cyangwa umugabo wawe, ni umupatina wawe mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ni boss, ni iki. Ni ukuvuga ngo igihe cyose wamucumuriye, wamukoreye ikosa, ukwiye kumwaturira icyaha wamukoreye. So rero gukorerana ibyaha ni ibintu bisanzwe biriho mu bantu, ndetse ntacyo wabihinduraho, ariko hari icyo Imana yavuze tugomba gukora. Imana yavuze ko twaturirana, tubwirane ibyaha byacu, hanyuma ngo dusabirane kugira ngo dukire. Muri Bibiliya Gatolika baravuga ngo mwaturire, mubwirane ibyaha byanyu bamwe ku bandi. Mubwirane ibyaha byanyu bamwe ku bandi. Bamwe ku bandi. Ntabwo ari bamwe ku Mana, ni bamwe ku bandi. Imana yo rwose yibereye mu ijuru. Cyangwa se reka mbivuge mu buryo bworoshye, Imana iri ukwayo, natwe abantu turi ukwacu mu buryo bw'imibanire. Kuvuga ngo inzira z'Imana ntabwo arizo z'abantu. Ibyo Imana yibwira ntabwo ari byo twibwira. Muri Yobu ho haranditswe ngo, muri Yobu igice cya 35 umurongo wa 6 aravuga ngo itegereze mu ijuru urebe ukuntu ibicu bigusumba. Ngo niba warakoze icyaha hari icyo uyitwaye? Niba si ibyaha byaragwiriye byawe, byo biyitwaye iki? Aravuga ngo niba se ukiranutse cyangwa ukoze ibyiza, Imana ihawe n'iki? Ibyo ngibyo biyunguye iki? Cyangwa se ngo icyabwa n'ukuboko kwawe ni iki? Aravuga ngo icyakora ibibi byawe byababaza umuntu umeze nkawe, no gukiranuka kwawe kwagira icyo kumarira umwana w'umuntu nkawe. Ni ukuvuga ngo rero yo Imana ni nko kuvuga ngo mwebwe mujye mwirwariza ku bwanyu mwe nk'abantu, musabane imbabazi.
ariko icyaha wakoreye mugenzi wawe njyewe ntacyo kimbwiye, ntaho gihuriye nanjye, njye simpuye nacyo. Saba imbabazi mugenzi wawe kubera ko ibyaha wakoze niwe byagize icyo bibabazaho, hanyuma n'ibyiza wamukoreye nibyo bigira icyo bimumarira, ariko njye simeze nkamwe. Hanyuma niyo mpamvu abantu bibwira ngo iyo bakoreye ibyaha bagenzi babo bagomba gusaba imbabazi Imana. Ayo ni amakosa mabi cyane, ko ni ukwigomeka kubi cyane, kugeza ubwo abantu bose badashobora gusaba imbabazi no kwemera amakosa bakoze, ahubwo bakarengaho bakajya hirya iriya aho abantu batabazi, bakajya gusabirayo imbabazi ngo bazisaba Imana. Ukagenda ukabwira itorero ryo mu majyaruguru ibyaha wakoze byose ukivayo, bakakubwira ngo Imana ikubabarire, natwe turakubabariye. Ese koko mu by'ukuri bwo izo ni imbabazi usabye? Bariya se bazi aho icyo cyaha wagikoreye? Bazi uwo wagikoreye? Nibo wakoreye icyaha se? Kuvuga ngo ibyo ni ukutita ku bantu, cyangwa se ni ugutesha agaciro abantu mu bana wakoreye amakosa. Rero Imana yo ntabwo ibyo ari byo yavuze. Ntabwo yavuze ngo nukorera icyaha runaka uze unyaturire ntubabarire. Ntabwo yavuze ngo nukorera icyaha ngo umugabo wawe uze unyaturire nzakubabarira, niyo atakubabarira ntacyo bivuze. No. Utekereza ariko nanone muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 20, muri 20 gutyo niho havuga ngo nuza kuramya Imana ku gicaniro ukibuka ko hari umuntu mufitanye ikibazo, hari mwene so mufitanye ibibazo, ngo siga ituro ryawe aho ku gicaniro usubire wikiranure n'uwo muvandimwe ufite icyo agushinja. Subirayo vuba. Kuki itavuze ngo niba uzanye ituro uje kundamya ngaho hita upfuka musabe imbabazi z'ibyaha wakoreye runaka uriya mwahoranye? No, yaravuze ati ubwo shyira hasi iryo turo ryawe, risijya aho ngaho usubire ujye kwikiranura n'ukurega. Imana iravuga ngo rwose nutikiranura nawe mukiri mu nzira bazagushyikiriza umunyarukiko nawe agucira urubanza, gushyikiriza umusirikare nawe agufunge. Ngo kandi ngo ntuzavayo utishyuye buri kintu cyose usabwa kwishyura. Ni ukuvuga ngo Imana rero ntabwo yigeze ivuga ngo muzaze munsabe imbabazi mu gihe mwacumuriye bagenzi banyu, ahubwo yaravuze ngo muzasabe imbabazi abo mwacumuriye, mwongere mubane neza, mubane mu mahoro, mumerane neza. Icyo ngicyo ni cyo Imana yavuze cyonyine. Icyo ni cyo ukwiriye kumenya. Mwitoze gusaba imbabazi abo mwacumuriye. Ahubwo biba bigaragara yuko mwebwe mwakwebye kubera ko muzi ko mwiyemera cyane. Wakwebye gusaba imbabazi uwo wacumuriye. Ugiye gusaba Imana kubera yuko uzi ko Imana yo mutarebana. Icyaha wakoreye umuntu ntabwo bagikoreye Imana. Ibyo bintu bimenye. Icyaha wakoreye mugenzi wawe ntabwo ari uwo wagikoreye Imana. Imana yo yamaze kutubabarira kera muri Kristo Yesu. Nk'uko igice cya 5 Abakorinto ba 2 igice cya 5 umurongo wa 18 havuga. Kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi ntabikibaraho ibyaha. Hanyuma abantu bo ntabwo bigeze batubabarira. Ntabwo twigeze twiyungana, ahubwo abantu bo twiyungana bo buri munsi ko tubakorera amakosa buri munsi. Ariko Imana yo yiyunze natwe inshuro imwe ibirahagije by'iteka igihe amaraso ya Yesu Kristo yamenekaga. Ukwiriye rero kujya usaba imbabazi z'ibyaha abantu wabikoreye, apana gusaba imbabazi Imana. Ntugapfobye abantu wakoreye amakosa uvuga ngo ugiye gusaba imbabazi Imana, ngo nubwo atambara apfa kuba Imana imbabariye, kandi nta n'ubwo Imana ikubwira ngo ndakubabariye, ngo nta jwi ujya wumva, usibye gusa kwishuka ngo Imana ngo yambabariye.
So ibyo ni byo ukwiriye kumenya kurusha ibintu byose. Ubuntu bw'Imana bukubeho, urusheho kujijuka wumva ubutumwa bwiza. Tuzasubira ubutaha. Urakoze cyane. Kora subscribe niba ari ubwa mbere wumvishe inyigisho zacu hano, ukore ku nzogera, ukore like, ukore na comment. Urakoze cyane. Girwa neza n'imbabazi bikubeho.